urugamba rwo kubohora igihugu rwaranzwe n'ubwitange bw'ingabo zari zarapiye, uruhare rw'abanyarwanda bari mu mahanga imbere mu gihugu n'ahandi kugeza ubwo ingabo zibashije gutsinda urugamba. Urugendo rw'urugamba ntirwarangiriraga mu kurwana gusa, ahubwo bahimbaga indirimbo zabafashaga mu kwishakamo morale, ndetse amatorero nk'Isamaza, Indahemuka n'abandi babarizwaga mu Bubiligi bahimba indirimbo zabaye iz'ibihe byose. Umwe mu bahanzi b'icyamamare uzwi ku ndirimbo gakondo kugeza na n'ubu, Intore Masamba, ni umwe mu bahanzi bakoresheje inganzo yabo mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yaririmbiye ahantu hatandukanye mu bitaramo, binjiza amafaranga atabarika, harimo n'ibitaramo yafatanyaga n'itorero Indahemuka. Buri wese yatangaga uko yari yifite, utari ufite amafaranga yatangaga inka n'ibindi. Uyu muhanzi yakoreye ibitaramirwa bwo muri Kampala n'ahandi. Amafaranga yakoreraga mu gitaramo yahitaga ajya mu isanduku y'ingabo zari zarapiye, akifashishwa ku rugamba, ku buryo nta mafaranga na make yasigaranaga mu mufuka. Mu nshingano yari afite harimo gukora ibyo bitaramo bizana amafaranga, ariko akanigisha abakiri bato umuco no kuwusigasira. Byanatumye agirwa umutoza w'itorero ry'igihugu Rukerereza. Urugamba rwo kubohora igihugu ntirwasabaga imbunda n'amasasu gusa, ahubwo byabaye ngombwa ko hitabazwa agatuza k'amajwi, imirongo itondetse mu bika, injyana iryoheye amatwi n'amagambo atoranyijwe kugira ngo inkotanyi zumve ko zifite imbaraga zo gutsinda. Uyu munsi naguteguriye indirimbo 10 zakunzwe kurusha izindi muzahaga murari inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Gusa ntibivuze ko arizo zonyine nziza, ahubwo nuko arizo zamenyekanye cyane kurusha izindi. Inyinshi muri izi ndirimbo zikaba zinazwi, zikunzwe gukoreshwa cyane cyane mu minsi mikuru nko ku munsi w'intwari no ku munsi wo kwibohora n'ahandi. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe ndi Penuel Umuvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, ukande like n'ukundi ino video, ubundi uduhe igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Kaze neza. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo yitwa Turaje. Turaje n'ibihumbi n'ibihumbi, turaje n'ibihumbi by'abasore. Iyi ndirimbo yahimbwe n'itsinda ryabaga mu Bubiligi ririmo Nyiranyamibwa Suzanne. Uyu muririmbyi waboneye izuba benshi mu Kuboza muri 2013 nibwo yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'imyaka 40 yari ishize atuye mu Bubiligi. Muri iyi ndirimbo Turaje babwira abanyarwanda ko baje n'ibihumbi, barimo ababyeyi, abasaza, abasore, abana, mu by'ukuri ko baje gutabara igihugu. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo yitwa Indege Irahinda. Iyi ndirimbo yahimbwe n'itorero Isamaza, yavugaga ko agiye kuza gutabara igihugu, babwira abahungu biteguye bakera urugendo, ababyeyi babyaye bambarira impumbya, ubundi babaha impunda abo baje gutabara, babwira abasigaye ko nubwo batagiye ku rugamba nibura babaha impambi baherekeza ku rugamba. Iyi ndirimbo Indege Irahinda yahimbwe na Nyiranyamibwa Suzanne. Uyu mubyeyi arazwi cyane nko mu ndirimbo Ese Mbaze, Ndavunyisha, Nkumbuye Iwacu, Nimuberwe Bakobwa, Ituze, Telefone n'izindi. Reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo yitwa RPF Turatashye. RPF turatashye, RPF turatashye. Yahimbwe n'inkotanyi, bavuga ko imyaka imaze igihe barabujijwe gutaha, barahejejwe ishyanga, kandi ko umuzungu ari we wabibyemo abanyarwanda amacakubiri, abereka ko badahuje inkomoko, ko bamwe bavuye muri Chad, abandi bavuye muri Ethiopia. Inkotanyi zaririmbye ko ziteguye guhashya uwababujije gutaha, ko bashaka gukorera igihugu bose hamwe ari umwe. Iyi ndirimbo iherutse gusubirwamo n'umuhanzi Cyusa Ibrahim uzwi cyane. Iri mu ndirimbo 14 yakubiye kuri alubumu ye ya mbere yise Muvumwa Amata. Ni indirimbo yibutsa abanyarwanda icyabatatanyije, kikaba cyarabaviriyemo ikibi bitewe n'umuzungu. Igaragaza kandi ukwibohora nyako, igasoza ivuga ko twese tugomba kunga ubumwe nk'abanyarwanda. Reka tujye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo yitwa Intsinzi.
Iyi ni indirimbo yahimbwe na Mariya Yohani, ayihimba mbere y'uko ingabo za RPA zitsinda urugamba, ariko biyumvagamo intsinzi. Gusa yifashishije ururimbo cyangwa melodi y'indirimbo ya gisirikare yo hambere ivuga ngo singe na matrara singe. Gusa yaririmbaga avuga ko abona intsinzi ahantu hose, yaraguze umutwe yabaza Imana akabona intsinzi. Mariya Yohani yigeze kuvuga ku mvo n'imvano y'indirimbo agira ati, indirimbo intsinzi nayihimbwe ubw'abana bacu bajyaga ku rugamba, ngira ngo nibayumva ijye batera imbaraga bakomeza umurego aho barwanirira igihugu. Nibyo koko bararwanye kandi baratsinda, kandi naje no kumenya ko hari n'abanyarwanda bayumviraga hirya no hino aho babaga bihishe bumvaga bagiye gutabarwa. Ubu barishimiye bongeye kuyumva kuko bibuka ibihe bitoroshye banyuzemo nuko batabawe. Iyi ndirimbo yifashishijwe cyane mu gihe cyo gukusanya inkunga yo gufasha ababaga bari ku rugamba, abababaye n'abandi. Yacuranzwe cyane kandi mu kwishimira intsinzi ya Paul Kagame mu matora. Reka tujye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga indi ndirimbo yamenyekanye cyane yitwa Gira Ubuntu. Iyi ndirimbo Gira Ubuntu yahimbwe na Karagirwa Jeanne. Hari abavuga ko 90% by'indirimbo z'itorero Indahemuka zahimbwe na Karagirwa Jeanne. Abandi nabo bakavuga ko hafi 90% by'indirimbo z'itorero Samaza zahimbwe na Nyiranyamibwa Suzanne afatanyije na Karagirwa Jeanne. Isamaza ryari itorero rinini cyane mu Bubiligi, bateraga inkunga inkotanyi ku rugamba. Mu ndirimbo Gira Ubuntu Isamaza bayihimbye bagira ngo basaba abantu kwitanga, bababwira ko bagomba kwitangira urugamba. Bati dore Rwigema yaritanze n'abayingana bajyana na Bunyenyezi, bati ndabasanze imfura z'u Rwanda baritanze. Muri rusange yahimbye hagamijwe gukusanya inkunga yo gufasha inkotanyi zari ku rugamba. Reka tujye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga indi ndirimbo idasanzwe. Iyi ndirimbo benshi barayizi, nta yindi ni indirimbo yitwa Iya Mbere Ukwakira. Iya Mbere Ukwakira uwa 90 narose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare, twari dusesekaye ntawadukomye imbere. Indirimbo isubizamo morali inkotanyi, ibahereza imbaraga n'igitinyiro. Iyi ndirimbo yahimbwe n'inkotanyi bavuga ko iyo tariki ari bwo binjiye, ubwo binjiye ingabo za Muvuma, ubwo bavuga ingabo za kera ko zababonye zigahunga. Habyarimana agahamagaza amahanga bakaza nabo bakabatsinda. Muri rusange ni indirimbo yo kwirata ubutwari. Hari aho baririmba bagira bati, Iya Mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare, twari dusesekaye ntawadukomeye imbere, oye inkotanyi. Muri iyi ndirimbo kandi bavugamo uduce bari bamaze gufata nka Ruhengeri, Kagitumba, Iburunga n'ahandi. Reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga indirimbo yitwa Dushengurukanye Isheja. Dushengurukanye Isheja bashingwangere Iyi ndirimbo yahimbwe n'itorero Indahemuka, yavugaga yirata ibigwi n'intsinzi by'inkotanyi, aho yavugaga igira iti, twarwaniye amahoro none turayatsindiye, muze tuyature hano iwacu i Rwanda. Bavuga aho bagiye batsindira gutyo gutyo. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga indi ndirimbo idasanzwe, indirimbo yitwa 14. Iyi ndirimbo yahimbwe n'inkotanyi bivuga ibigwi ko babise ingegera bakabita n'Inyarwanda, ariko babakubise umuriro babona ko bikomeye basaba imishyikirano. Usore twarutashye twinjira Gatuna abandi Kagitumba. Baririmba bavuga ko ingabo za RPA zinjiye mu Rwanda zinyuze i Gatuna, Kagitumba, bati ku Murindi turahata. Bavuga ko bamaze gufata Kanombe babohoye Kigali. Tumaze gufata Kanombe tubohora Kigali, dupfa n'uw'inzira. Banagaruka ku duce turimo Gisenyi, Kibuye n'ahandi hari ibirindiro biteguye urugamba. Iyi ni indirimbo mu myaka ine ishize yasubiwemo n'umuhanzi Masamba Intore. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo yitwa Inzovu.
iyi ndirimbo ni itorero Indahemuka, gusa irajimije kumenya impamvu iyo nzovu intare yayibonye ubundi abahungu bakayigota yabura aho icikira bakayifata. Umuhanzi Cyusa Ibrahim avuga uko abitekerezaho. Ni umwanzi ufite ibikoresho n'ubuhangange ariko byarangiye afashwe. Iyi ndirimbo isoza bahumuriza abanyarwanda bati yemwe bana muhumure ntidusenya turubaka, turi bene mugabo umwe, bivuga ko twese turi umwe. Reka tujye ku mwanya wa mbere. Ushobora kuba uri kwibaza ati ku mwanya wa mbere hari iyihe, gusa ushobora kuba wamaze kuyikeka. Wumvise izo twamaze kuvuga ukamenya iyo tutaravuga. Ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo yitwa Demokarasi. Iyi ndirimbo yahimbwe n'Indahemuka. Bavuga ko abanyarwanda bagomba kuba umwe, ko inkotanyi zizira umuze zigira intego na gahunda ihamye zanga umwanda zihorana umucyo, ko zitivuruguta mu bibi. Ni indirimbo yari iyo gukundisha abanyarwanda inkotanyi no kumva ko demokarasi igomba kwimirizwa imbere. Bati reka twiririmbire demokarasi, u Rwanda ni urwacu ntawe utuburanya, agatsinda turi bene mugabo umwe, inzira ni ubumwe ibindi byose byaza ejo, ikindi ni ukuri kuko ubeshya amara inka, twirukira ibyo twasinyiraga Arusha, hato tutazarimba nka rumwe rw'inkoko kandi ururimo inda ntirukirimbanwa. Nshuti zacu mwari mudukurikiye, ikigeranyo cy'uyu munsi nta tugicumbikiye, njye wakibagezagaho ndi Penuel Muvandimwe. Niba utarakora subscribe uyikore none, kandi like nimba wakunze ino video, ushyire igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Mbifurije amahoro n'amafaranga. Naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.